bantu banyuma people uwo ni Obed the Clever ndongera ngarutse. Noneho maze iminsi mfite ibitekerezo ari abantu bafite impano y'umuziki ariko babuze uko bakiyempuruva mu mpano yabo y'umuziki bitewe n'uko nta bushobozi nta hakise nta buryo ibintu nyine byaranze birakomeye ibintu n'ibindi ariko ngewe Obed the Clever umunsi ndazana application zitandukanye zitazwi n'abantu benshi zizwi n'abakeya hari izikora umuziki bitewe n'iyo ushaka. uyu munsi ndabereka ikora umuziki wa hip hop ku bantu batari bakayimenye babimenye bamenye uko ikorwa. niyo mpamvu rero ngira ngo tujyane akantu ku kandi. niba ushaka kora subscribe kuri iyo channel ya Obed Clever hanyuma tujyane akantu ku kandi. nzabereka utuntu dutandukanye kubankurikiye. Twagiye akantu ngiye kwereka uburyo wakora beat ya hip hop murazizi aba Bulldog n'ibindi. hari ukuntu wakora beat ya hip hop bitewe n'uburyo ushaka kuririmbamo warikodingamo ukanayisevinga ukanayicuranga ukayumva. nzabereka n'uko uyihuza n'indirimbo wakoze ya hip hop byose nzabereka. kurikira akantu kandi tujyanirane. utarakora subscribe kora subscribe kuri TV hanyuma tubashe kujyana akantu kandi. twagiye dutangire. hano murahabona Play Store. iyi ngiyi ni Play Store muri kuyibona ndimo ndayizengurutsa. urayikandaho iyi app yizewe cyane. iyo app uraza wandike ngo hip hop kugira ngo hano murayibona niyo yiyi hip hop beat maker. ukandeho umara kuyikandaho urabona ntayo wahita ubona ariko urayishaka hip hop beat maker. ukimara kuyishaka rero hano njye narayidownloadinze hip hop dj icyo bise hip hop dj. tugaruke muri Play Store yacu yitwa hip hop dj ngiyi ukandeho. numara gukandaho hip hop dj urayibona. hip hop dj dore niyo niyo ngiyo urayesitara. urakora icyo bise install. kuko njye narayesitaye dore ngiyi dore niyo yiyi app iyo ngiyo kabisa. ndandikamo hip hop dj nurangiza ukandeho. irahita imeze utya gakuramo gutya. irahita imeze utya. nushaka nurahemezaho stars uvuga ko ayikunze hanyuma tukomezanye. urabona hanashyize muri application yacu harimo utuntu dutandukanye. urugero ni beat runaka nk'urugero rwa beat yoroshye cyane. hanyuma nshobora guhuza naka everybody needs to know about it. Everybody needs to go man. And if there's still a little while, now we can optimize. Now we start, now we end. You original, every day alone.
ugenda uhuza nyine utuntu n'utundi, urumva ndi muri studio ndimo ndakora beat zitandukanye. Beat zitandukanye. Wakunze ibi ngibi kora subscribe Bluebird TV, ugenda ushyiramo ibyo ushaka uhindura ngo usibye n'ibyo ahangaha mukabona no recording yet, hakomeje beat kugira ngo kubibona byose murabizi. Twakomeje ibi ntabwo ari byo bizanye, ngira ngo mwabirumvise uko nakoraga beat. Nshobora kurikodinga iyi beat yanjye, ibi byose wabikora ufite app. Umenya ibintu byinshi, hari beat ye, urumva ari beat nziza cyane. Ushobora gushaka piano ushyiramo, ushobora gushyiramo ari twinshi icyarimwe. Ushobora guhagarika kimwe ibintu ukabihagarika ugasigazamo ikindi cyangwa ugakomeza. Ibi wabibonye, wakunze ibyo turi gukora, kora subscribe, koresha na like na comment, ubundi tugume kujyana. Ciao ciao.